kuragira ihene ntabwo nari nabimenyereye none twajya nko kuragira ihene abana bagakora nk'urugomo ugasanga baraguserereza hari ibitutsi nyine ibitutsi by'abashumba nyine nkumva birambabaza akazi ndakareka bita njya nshaka kandi ko kuragira inka noneho sasa nako ndagakora ndagira inka yezo ndavuga nti noneho ntabyo byo kuragira inka reka mbireke urumva sinasubira mu ishuri reka nanjye nishakire ikintu nakora nibwo naje gushaka amafaranga urumva nawe nabonaga icyo gihe inka bampembaga 2 ihene bampembaga 1000 inka bakampemba 2 ku kwezi oh yes ko tutabona ko waragiye inka n'ihene gutyo ubu se ubu bantu zikabantu bose bambona bakamura amafaranga kandi nawe ariko ndabishimira Imana wenda nabyo tuzabigeraho nabwo ndagakora ariko habaga ari kure cyane nkajya kuragira ihene no gutangira kwicuruza ubunyobwa ubwo bunyobwa rero nibwo bwabaye imbarutso uba winjiye mu kazi ko mu rugo sasa ndagakoze ubuzima bwo guhansura ingura bwumva bigira naho ntangira kwiga kaminuza na kaminuza waje kwigiramo hano rwose hano Sonatube kaminuza hano Sonatube ni impamvu numva mbyishimiye kuko nabigezeho kuko narabihataniye mpaka mbigezeho urabona uvuye mu buzima bwo hasi cyane none wisanze urimo hahandi ubera urugira abandi ngiye nakunze n'umuntu zabicyamamare uzi ko navugiye bwa mbere kuri radio unarira byatari aha nibyo nongeye kukubwira rero ukuntu nariraga ayo marira ntugire ngo nayanda ava hehe hari igihe bama aho nakinaga sene y'akababaro mpita nibuka ibintu bisharire nkavuga no wow ni ngiye urimo gukora bino ibyo wacagamo direct amarira ahitaza urumva iyo ndize gutyo gihe mpita numva ndohutse imagine ko umuntu w'umugabo yakwicara akarira amarira nkayo ngayo na marira yizana ntabwo ari bitunguru mwashyize ahubwo kora cyane kugira ngo uzabe wowe icyo wifuza uzakigeraho ariko kora cyane kugira ngo uwe uzabe wowe inkuru yanjye muraho neza bavandimwe inshuti bakunzi dukunda by'umweko dukundana by'umweko ku nkuru yanjye nizeye ko mumeze neza ntabwo nibeshye dukundana urankunda nanjye nkagukunda ugwazamo ikintu cyitwa ngirana dukundana nizeye ko mumeze neza uyu muntu muramuzi muri benshi cyane by'umweko bareba filime zo mu Rwanda niyo tugiye kuganira ariko mbere yo kuganira reka twige kuri kano gasomo gato cyane ni isomo rivuga ariko no muri Bible ifiko ririmo muri muri Bible ririmo bivuga ngo umubabaro uri kumva uyu munsi ntabwo uhuye nta nubwo wawugereranya n'ibyishimo biri kuza amen ubundi tuvuga amen urasenga se of course ndasenga aho udasenga njye naganiriye n'abantu benshi cyane badasenga bakubita ntabwo gusenga rwose nta kintu gito byungura ubuzima ziya ninjuga abantu nk'abo rero bashobora kuba bari bajyaho baba baravuye cyangwa se wenda biterwa kwa ariko uzi ibyo waciyemo gusenga ugomba gusenga kuko turiho kubera Imana duhumeka kubera Imana yego iri somo rero navuga ngo rirareba buri muntu wese uri gukurikira inkuru yanjye ufite ikibazo runaka mu buzima ukumva nyine ufite agahinda kenshi ukumva ufite umubabaro ntagereranwa birashoboka ari umubabaro w'umubiri cyangwa uw'umutima roho yawe ukumva nayo irananiwe agahinda uri kumva muri kano kanya umubabaro uri kumva akano kanya ntabwo ushobora kugereranya n'ibyishimo ugiye kubona mu minsi iri imbere mu bihe biri imbere birashoboka ko atari ejo ariko n'ejo bundi ibi byiza ari kuri mwese turi kumwe na Scott Emile cyangwa Emile Scott habanza irihe Emile Scott gute izina ry'ubustari bana nawe ndi umusitari nawe uri umusitari abantu muri comment bazabibona ariko si uko nivuga ubundi ubundi ndi ruti rwa rutagengwa batinyura ubutwari rukanikana amakuza ruhinda ahubwo aho ngaho ngira imbaraga y'ishyaka ishyanga ntiwangarukana nkaba rudasumbwa boneza iminega nkaba ndi ntore nkaba ndi umunyarwanda ibintu nk'ibyo ndi intore yatojwe no kuri kose uzi kwivuga neza pe uri mu bantu bake nakiriye bazi kwivuga neza kinyarwanda kandi neza cyane murakoze cyane uvuzemo ibisekuru byawe imvuze kimwe cya papa nyine ibisekuru yitwa Rutagengwa ubwo rero mvuze
ndishongoye urishongoye niko bavuga se urishongoye ubwo ndishongoye okay nyine nirasi ibigwi nirasi ubutwari bwanjye cyane rwose ntabwo nigeze numva ngo nishe kanaka ari umuntu rwose ugira gutya ati nishe runakana uko ni copy paste y'ibya kera ariko wowe tubwiye ibyawe muri kano kanya twice muri Igasabo bano banjye basirimu banjye ukunda by'umweko ibintu bimeze fresh reka mbatembereze muri Igasabo showroom hano tuba dufite ibikoresho byiza by'umweko ibikoresho byo muri salamanje n'ahandi hatandukanye uhatembere uharebe by'umweko uburyo biba bimeze mana yanjye nta numva buri wese wifuza nk'ibikoresho byiza cyangwa interior design ukumva ko inzu yagomba gusa neza burya iyo dutuye heza n'umutima nawo uba umeze fresh umutima nawo uba umeze fresh ibyishimo urabibona byanze bikunze duhamagariza 788 ndi kumwe na Emily Scott na kwa kundi yivuze kose mwumvise binaryoshye cyane Emily tugwe kaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze Gerard ndabashimiye cyane kuba munyakiriye kuri Rwema Imbabazi ni by'agaciro ivugiye ku nkuru yanjye cyangwa kwa Rwema Imbabazi ariko uzi ko abantu buriya bose bagira inkuru yabo cyane kandi ibintu ni byiza cyane ufite inkuru yanjye ushobora kuba n'undi afite inkuru ye n'undi afite inkuru ye so iyo tuzihuje tukazisangiza abadukurikiye byanga byakunda aho bifasha cyane dufite amateka dufite ibyo twagiye ducamo nta muntu utagira inkuru ye byanze bikunze hari umuntu muganira akakubwira ati njye nta nkuru ufite ntabwo bishoboka gute umuntu agizwe n'inkuru uzi ko n'umwana w'Imana afite inkuru ye Yesu Kristo se hari umurenze se ahubwo none ubwo gute nimba umwana w'Imana afite inkuru ye kucyo utagira inkuru yawe nawe ufite inkuru yawe ibyo waciyemo hari ugukwiye twaciyemo cyangwa hari ibintu byiza waciyemo bidasanzwe birashoboka ko wavutse nyine ibintu byose ubona bigenze neza iyo ni inkuru nayo ni inkuru iyo ni inkuru niba nawe uzi ko waciye nko mu buzima navuga ngo butagoye ukaba uri umwana uzi ko waciye mu biporezo nta kibazo na gito wigeze uhura nacyo mu buzima ushaka kuza ukabitubwira ukaba ugeze mu myaka 60 uvuga uti ko ugiye buriya ino si yambanye ubuki kuva afite imyaka amezi kugeza muri iki gihe isi yambanye ubuki nabyo ushaka kuza kubitubwira kandi inkuru ntabwo ari mbi inkuru ntabwo ari ikintu kibi gusa ntabwo ari negatifu gusa n'iziri pozitifu nazo nta ziri negatifu n'iziri pozitifu inkuru zacu ni inkuru zacu Scott tuguye kaze mu kiganiro inkuru yanjye uri umukinnyi wa filime nk'umukinnyi wa filime wenda tubanza aho ngaho ufite filime zingahe wakinyemo uyu munsi imwe ebyiri nakinnye muri filime Indoto ndi umufigira indoto yo kuri televiziyo Rwanda nakinyemo ndi umufigira uri umufigira inshuro imwe se nka kabiri cyangwa gatatu iyindi nakinyemo ni filime bita The Forest byanga byakunda ushobora kuyizi yigeze guhitinga mu minsi yashize ni nyinshi ndagenda mvuga izo nibuka cyangwa reka mvuge current iziri ubu ngubu muri My Heart ya Kiramani iyindi ni ya Shenge yitwa Shenge series indi ndimo nyinamo ni filime bita Shenge wundi ufite ubuhamya Feruje umudamu witwa Feruje ukina mu muturanyi nyine na Alphonse yitwa Shenge se nyine iyo filime yitwa Shenge ni nawe mu acteur principal kumwe nanjye turi acteur principal ni Shenge igiye nk'ababambe ubwo urumva ni filime yiwe ku ruhande urumva ariko mwihaye amazina adasanzwe Bambe Shenge turi abacteur babiri tubwire iyo story ho gato cyane ya Bambe na Shenge gato ariko Bambe na Shenge ni filime donc Shenge ni umwana wakuze ababara ahangayika yaje kubyarwa n'umupadiri umupadiri aramubyara ariko none umupadiri ntiyashaka kumenya ko uwo mwana ariho bakajya bamuhisha wa Shenge nyine aza gukura mu rundi rugo nyina wamubyaza gukura mu rundi rugo akura aho asoringa bigeze aje gushaka akazi ko gukora mu rugo noneho ninjye wamukoresheje sasa ndi umupaturo we mukoresha ariko noneho nkaza kumukunda namara kumukunda nkifuza ko dushakana ariko kuko ise yari umunyabyaha cyane yagiraga n'aba bantu abica
aza no kwica papa wanjye Uwo mupadiri se? uwo mupadiri se w'uwo mukobwa Shenge aza no kwica papa wanjye yitwa Giribambe. Noneho muri kwa kumukunda byanga tuze nyine tugiye gushakana tuvuze ibisekuruza baza gusanga uwo mupadiri niwe wishe papa wanjye, imiryango iravuga uti ntabwo twashyingira mu nzigo. Ubwo dusa nkaho dushwaye nyine, ariko n'ubundi siri njye nkimukunda nuko Shenge imeze. nuko Shenge imeze. Numva history idasanzwe. Ntabwo isanzwe. Ntabwo isanzwe. Ntabwo izazindi ngo nakunze umuntu nagize gute. Idasanzwe. Gukina filime bivuze iki kuri wowe? Zari inzozi zawe? Sinzi uko nabivuga. Filime ni ibintu nkunda. Apara ya filime y'itangazamakuru ni ibintu nkunda, nakuze guhera ku myaka 10. Yego. Guhera ku myaka 10. Ni ibintu nakuze numva ari byo nzakora. Ni umunyamakuru nzakina filime. Ku buryo ndibuka niga primaire mu wa 4 hari utuntu twitaga udusketch. Utuntu twakinaga tutarengeje iminota 10 kuko akunda abanyeshuri baba bafashe birote wenda cyangwa se muri club antisida. Ngiye nize kukandika kuko navugaga n'imivugo, nandika akantu k'agasketch nkajya ntoza abanyeshuri dukinana, none mu gufunga amanota tuza kugakora. Urumva nigaga primaire mu mwaka wa 4. So rero mbikuriramo numva nizo. We yaramusize wanyu Emile. Nize gukora umuvugo nize gukora wo kurwanya sida. Of course ndi mukuru. Rero turi nko mu kigero kimwe. Muri ya myaka muri za 2004 na 5 na 3 sida yari imeze nabi. Ugasanga mu mashuri hari bya club antisida, club y'ubumwe n'ubwiyunge, ibintu nk'ibyo. So naje gukora umuvugo wo kurwanya sida. Ndawukora haraka nigeze kuvugamo n'uwo niyo njyamye nkajya nkibuka nyine ko akunda usoza umuvugo. Ngo urabaza amenyo nko kureba umunwa, tera amaso imbere yawe. Yego. Singa nkibagirwa ngo urabaza amenyo nko ureba umunwa, tera amaso imbere yawe maze ukomeze ugire ubuzima buzira umuze. Yego. Turwanye sida. Turwanye sida. So urumva donc warumbajije inzozi zanjye, ni ibintu nifuzaga iteka, ni ibintu nifuzaga guhera kera. Rero ndashimana ko nabigeze. Wamaze kubigiramo. Wenda mbere kuvuga kuri filime ufite story y'ubuzima waciyemo, byanze kunzara umuntu ubutuzi ntabazi ibyo twaciyemo, ariko iyo tuganiriye hari gihe wenda abe inspired akavuga ati byanze kunza nanjye ubwo Scott yaciye hariya, nanjye birashoboka ko nanjye ahondi nava muri biriya nkaba nagira ku nzozi zanjye bigakunda. Hari umuntu uri mu byo arimo muri kano kanya kumva ko adafite aho yaca kugira ngo agere ku nzozi ze. Scott, wowe wabayeho mu bwana bumeze gute, uza guca mu buhe buzima? Gera ayo mu buzima bugoye. Donc nubwo wenda ntaravuga ngo ngeze kuri ya level numva nshaka, cyangwa se handi uvuga ngo ndihagije, ariko nabayeho mu buzima bubi bugoye cyane cause nk'igisekuru cyanjye cyavukiye mu buhungiro. Ndibuka donc uwo dukomokaho umubyeyi sogokuru ubyara papa yahunze muri 59. Mu 59 rukundo abantu macakubiri yaratangiye mu gihugu batwikira abantu. Uwo ufite imbaraga akaba yagenda, ubona ko bikaza akagenda. So sogokuru yahunze afite imyaka, niko amateka bambwira, afite imyaka 17 aza guhungira i Burundi, aca Burundi ajya Tanzania, abari hashakira. Abyara papa avukirayo, natwe tuvukirayo. Tuza noneho guhunguka nyuma y'intambara, igihugu gitangiye kujya mu buryo, ariko njye nari nkiri umwana. Nari nkiri umwana. So ubwo rero noneho navuga ko nibwo natangiye kwimenya, kuko urumva mbere yaho tukira ngo mu buhungiro twari tubaho neza, tworoye bafite amata. Urumva umuntu wahunze icyo gihe akagira ashaka akabyara, abana bagashaka, bari barubatse community. So rero gumva tumaje guhunguka muri 94 ndabyuka mu kwezi kwa 10, nibwo nari ntangiye gusobanukirwa icy'ubuzima icyo ari cyo, kuko papa wanjye nibwo twamaje kumenya amakuru ko yitabye Imana, ko yari mu bantu bari baje kubohora igihugu, ariko aza kugira ibyago we agwa ku rugamba. So rero gwera icyo gihe ubuzima ntangira gusobanukirwa ubuzima, numva nibwo nari ntangiye gukura. Ubuzima buba bubi, ayo ubuzima bugoye cyane, kugeza ubwo naje no kuva mu ishuri. Ndabyibuka, ariko
by the way tukiri aho ngo nje kuva mu ishuri umva ngewe ababyeyi banjye barambyaye urabona ko kwa kundi kera umubyeyi yabyaraga umwana nimba ari umwana w'imfura ko genda imfura iwacu yego na papa akaba imfura iwabo noneho njye bamaze kumbyara bahita bampa kwa sogokuru aribo bandera kuko mushiki wanjye sogokuru byara papa mushiki wanjye unkurikira numva mama turi nkurikirane so noneho babona mama bizamugora bajya kunderesha kwa sogokuru wanjye tukiri iyo ngiyo nyine mu biro papa yaragiye ku rugamba uyu n'ubundi agihari imbere n'ubundi agiye nagiye kwa sogokuru bandeze nkiri mutoya ariko kera abantu bari baturanye ubwo numva nivuga kujya kwa sogokuru ni nk'aha twicaye ari nk'ahari ndongo ni nko muri metero nka 15 niho nabaga ndende nakuriye ariko nyogokora we nyitaho bo rero urumva no mu guhunguka n'ubundi nkomeza kuba kwa nyogokuru ubyara papa so urumva twarahungutse mama baca hano n'abandi bacanga basa n'abatandukanye buri umwe wese ashaka ubuzima bwe so ngiye nguma kwa nyogokuru so ubuzima burangora cyane noneho ariko icyo gihe ndabyibuka impamvu byaje kungoraho cyane donc nari mfite umuntu w'umufamiliye sinzi ntabwo nshaka kumeshoninga ntabwo ngiye nkiri umwana buri kintu ukoreye umwana bakibona izana n'isaha buriya umwana w'imyaka 5 ikintu umukoreye kikamubabaza arakibuka niyo yasaza noneho ngewe nari mfite umuntu w'umufamiliye nimba ya harassment nimba ari iki nyine nabonaga atanyishimiye yavukanaga na papa noneho kwa kuno umwana akora amakosa wamuhana urabizi nta mwana udakosa wamuhana nyine ukabona warengereye noneho nkura mbona njyewe ari bukubite njye wakubita nyine icyo kintu kikamba ku mutima nkabona ari nka harassment noneho ndabyibuka icyo gihe nza kwikura mu ishuri donc mva ikibungo bari batuye nza mu Mutara kwa mama yego nza ntorotse kubera guhunga izo nkoni uza kureba mama nza kureba mama kigenda byibuka kuvayo byana amafaranga 600 icyo gihe 600 y'amanyarwanda agenda nifite 500 mbazo uti wayakuye ubwo kure yampaye amafaranga ngiye kugura ibirayi byo gutera mu isoko yego nyogokuru yego ndagenda mfata yana kambaraje k'umukara gashashi k'umukara mpakiramo imyenda yanjye njya ku muhanda ngeze ku muhanda wa kaburimbo nyaga imodoka paka no mu rugo ngeze nanone mu rugo hano kuri kaburimbo hano bazamukaga ujya muri quartier zo mu rugo nabwo genda n'amaguru bagiye kubona mama babona mbituyeho ndababwira nimeze gutya na gutya ntago hari ahantu uzasubirayo none ubuzima butangira kunsharirira numva nikoye mu ishuri nangeze mu wa gatatu nangeze mu wa gatatu mu kwezi kwa 12 urabona kera mu kwezi kwa ariko n'ubu niko byabengera ngo mu kwezi kwa 12 twabaga dutangiye umwaka igihembwe cy'ishuri yego ubu siko byasubiye ndumva ko uri mu kwa 9 nyine utangira mu kwa 9 mukiga noneho mu kwa 12 mugafunga igihembwe cya mbere mufunga iminsi mikuru nicyo gihe niko byari bimeze ndabyibuka neza bonge kubisubiza nk'ibya kera yego nizemo igihembwe kimwe noneho ubwo mva impita n'ishuri nigaga mu wa gatatu ishuri mu rugo babona mbituye hejuru noneho bagiye kunsubiza mu ishuri banyaka birote nyine y'ikigo navuyeho ndayibura umudirectrice wahabaga arambwira ati ntabwo twakandika nta birote ati urasaba ugende ubanza uzane birote indangamanota yawe tumenye ngo wavuye kuri iki kigo tubone kukwandika mukecuru wanjye ubwo nyine ubyara mama kuko mama yakuriye kwa mukecuru wanjye n'ubwo baracabana ubyara mama ubwo yahise asubira iwabo yego n'ubundi imbere yaho tukiba hanze papa amaze kwinjira mu nkotanyi ubyara nyine nyogokuru ubyara mama yakomeje kubana na mama wanjye kuko mama yambyaye akiri muto yambyaye afite imyaka 18 yari muto nawe yari agikeneye kurerwa bakomeza kubana gutyo numva kera abantu barakundanaga ntago ari nk'ubu ubu ngubu abasinzi ikintu abantu babaye nuko ubwo rero n'ubu niwe bakibana yego so noneho ubwo nyine uwo niwe nita mama nuko ngo mukecuru ubyara mama niwe twita mama abantu bose muri famiye ubwo ari mama wanjye ni mama Emile abantu bose barabizi oya akandi nyogokuru nyogokuru ni mama
nyabukwe niwe mama niwe twita mama none utubyara mama utubyara mu nda tukamwita mama Emile nawe arakiri muto yariko mama wanjye umukecuru yarakoze shaje arakoze ari mu myaka hafi 80 ni mutoya kamera arakoze cyane ni muto ikomereza so none rero ni wanjyanye kunyandikisha mu ishuri turi ndangamanota biba ngombwa ko ngira gute nsubira mu rugo hati rero mwana wanjye nta kundi ubwo nyine niba biba ngombwa uzasubira mu ishuri nibitaba ngombwa uzajya kuzana birote ariko ukuntu nahangaga nkumva nta kintu cyansubizayo bitewe n'ibintu nahaboneye harassment n'ibiki byose ubwo noneho merci beaucoup ubwo noneho urumva umwana utaye ishuri agiye gusubira mu ishuri biranga urumva nawe cyakurikiyeho kubuyera none icyo gihe Gera sinzi nimba wibuka mu mwaka wa 2000 uribuka ko bari baravuze ngo nibwo imperuka izaba baratwishe uzi ko iriya myaka abantu bose n'umutungo umuntu yari afite amafaranga bose barariye kandi none nibwo igihugu cyari kikiyubaka abantu batema amashyamba bubaka amazu yo kubamo none hagenda haba amapfa nimba ubyibuka neza wenda n'abantu bakurikiye habaye amapfa ateye ubwoba none hatera inzara atera inzara iteye ubwoba inzara yo mu 2000 ntago nzayibagirwa ubwo ubuzima noneho butangira kunsharirira inzara mu rugo iratera numva nibwo twatugihunguka nta sambu ntaki nako akunda abantu bahaga abantu amasambu umuyobozi w'umudugudu wacu bagiye gufata kwa kundi ngo babagabanye nabwo babaka amafaranga nimba ari 500 mu rugo barayabura biba ngombwa ko nabo batagira gute batabona isambu urumva aha kantu twari turimo nangwa n'inzu n'abantu bari baraducumbikiye none ubuzima buransha rumva kutaba mu ishuri n'inzara y'icyo gihe ndavuga nti rero kuko n'ubundi nkiba ahanga kwa nyogokuru wanjye nari natangiye gukora amafaranga agiye ku myaka 9 nkajya ahantu mu birombe by'amatafari nkikorera amatafari ndibuka icyo gihe amatafari twikoraga amatafari 120 bajye kuyatwika bayakura mu kirombe kugira ngo bajyane ku itanura bayatwika ukajyaho umunsi wose kwikora amatafari 120 akaguha amafaranga 120 y'amanyarwanda ariko nabo kugira ngo uyamare yabaga ari ikigeragezo ko yapanga ukikorera byaba na ngombwa kugira ngo yashireho waca nkana umugenda ukayarundamo bakagira ngo watuye so ndavuga okay none reka nanjye nshaka ubuzima urumva nene naratangiye kumenyera nyine ubuzima bwo gushaka amafaranga ndibuka icyo gihe nagiye kwaka akazi ko kuragira ihene umukecuru amakazi twari duturanye ko kuragira ihene icyo gihe yampimbaga amafaranga 1000 ku kwezi akazi ko kuragira ihene kubera ubuzima bubi niyo nzara yari yateye urumva siniga abandi barajya kwiga giye nkaguma mu rugo kandi nari nyuma umwana imyaka 11 ibi 2019 imyaka 10 akazi ndakabona none ako kazi ko kuragira ihene nkakora ukwezi kumwe none hari ukuntu urumva kuragira ihene ntago nari nabimenyereye none twajya nko kuragira ihene abana bagakora nk'urugomo ugasanga baraguserereza hari ibitutsi nyine ibitutsi by'abashumba nyine nkumva birambabaza akazi ndakareka bitanjya nshaka kandi ko kuragira inka noneho sasa nako ndagakora ndagira inka yezo ndavuga nti noneho ntabyo byo kuragira inka reka mbireke urumva sirisi ndasubira mu ishuri reka nanjye nishakire ikintu nakora nibwo naje gushaka amafaranga urumva nawe nabonaga icyo gihe inka bampembaga 2 ihene bampembaga 1000 inka bakampemba 2 ku kwezi oh yes ko tutabona ko waragiye inka n'ihene gutyo ubu se ubu ngubu bantu zikabantu bose bambona bakamubona amafaranga kandi nawe ariko ndabishimira Imana wenda nabyo tuzabigeraho nabwo ndagakora ariko habaga ari kure cyane nkajya kuragira inka rimwe na rimwe nkavayo ntwaye amata nyagemuye gutyo nyine ubwo buzima mbubamo urumva ntasubira mu ishuri ariko nkumva kuba ntiga ni ikintu gikomeye numva birambabaza so nyuma yaho rero nibwo naje kubireka ndavuga nti reka nikorere curuza ubunyobwa ukiri umwana muri icyo gihe muri uwo mwaka n'ubundi urumva navuye mu ishuri ishuri narivuyemo 9 nko mu kwezi kwa 11 gushyira kwa 12 ariko twari dufunze twari twafunze nari ndangije igihembwe turi muri vacances nibwo kwa kundi bafungiye iminsi mikuru nibwo nahise ndireka nyine urumva 2002 sinigaga
n'ibihumbi 2001 sinigaga, iyo myaka uko ari 2 yabaye imfabusa. So noneho iyo myaka 2 niyo nakozemo ibyo byose, kuragira inka, kuragira ihene, no gutangira kwicuriza ubunyobwa. So ubwo bunyobwa rero nibwo bwabaye imbarutso, nibwo bwabaye imbarutso yo gusubira mu ishuri. Byagenze gute rero? Curuza ubunyobwa sasa. Ubunyobwa nkajya mucuruza mu kadobo, nzunguza njya mu bimansuro. Imansuro abizi byo kumansura se? Ibimansuro byo mu cyaro. Donc hari ukuntu tuno tubari two mu cyaro, tubari bacuruzamo ibigage n'inzoga n'iki, noneho bashyiragamo ibintu by'ibiririmbo by'imijyarwa za ndomboro, tukabyita ngo ni bimansuro. N'ahantu hatabaga hatekanye, nkajya ninjiramo nkacuruza ubunyobwa. Abantu banywa inzoga bakunda ubunyobwa cyane rwose. Noneho rero muri uko kugenda kose nzenguruka nibwo naje guhura n'umugabo. Umugabo icyo gihe we nawe timenda kwivuga nta kibazo, ariko nize no kubikora mu kiganiro cyanjye by the way. Waje guhura n'umugabo? Mpura n'umugabo muri uko gucuruza nyine, arambaza ati se mwana bite, nari gatoya tambona gutya, narakana gato numbonye wese akavuga ati akakana. Noneho kubera n'amahano yaramaze kuba mu gihugu, n'umuntu yabona umwana hansoringa n'agasura kanjye kuntu kari kameze, ndakantu kananutse kameze ukuntu, umuntu akaba yakika akavuga ati se umwana nyine akagira dute bitebye, agashaka kumenya byinshi kuri we. Noneho umugabo arambaza ati se gucuruza ubunyobwa, ndavuga nti ndashaka ubuzima, nabuze uko njya kwiga. Urumva nyuma yo kujya kwiyandikisha ntibanyandike byese bimvamo. Arambwira ati se waguha akazi wagakora? Akazi kameze gute? Ati akazi ko gucuruza amasambusa. Icyo gihe bari bamaze kumudemobiliza uwo mugabo, afite udufaranga n'ashaka gukora agaporoje gacuruza amasambusa n'amandazi. Ndavuga ntiwaba umbyaye rwose, uzajya umpemba ngaho 3,000. Umva natangiye ku 2,000 ugeze kuri 3. Wazamukaga neza cyane bwari mu myaka 2. Inkuru yanjye iratangaje. Nuko umugabo noneho turemerana, ahubwo tukereka gucuruza ubunyobwa rero uze nzaguha akazi ko gucuruza amasambusa. Kugira yabonaga nyine akabona ndi umushabitsi. Nuko umugabo turumvikana, twumvikana n'umushahara, yatuye no muri ako gasantre n'uri ntago kari kure n'iwacu. Nyine mitangira batangira poroje gukora amasambusa. Tubikora ukwezi kwa mbere, nkajya ncuruza amasambusa mu masoko 3: isoko ry'i Karubamba, Ikiramuruzi ni Kayonza. Donc Ikarubamba ryabaga kwa 3, Ikayonza kwa 5, Ikiramuruzi kwa 6. Ugenda kandi n'amaguru? Oya, narategaga. Narategaga. Kuko amandazi nabaga nyafite mu ndobo. Urumva kuva mu gasa, kuva kwa dutuye ndategaga moto ikangeza ku muhanda, nkatega imodoka. Hari nazamutse mu ntera nago nikoraga. Kandi uhembwa 3 ku kwezi. Ikibabaje rero ni kimwe, yaranyambuye muri ibyo 3. Nuko noneho ndacuruza koko, amandazi ngacuruza n'amasambusa. Noneho nyuma yaho poroje yiwe nimba yarayizeho nabi, urumva amandazi yarayabaraga. Nimba ujyanye 50 uziko ari 100, nimba ujyanye amasambusa 200 uziko ari 100, bagomba kuzana amafaranga yuzuye yabibaze, nta kugavura kwabaga. Nta nubwo irindazi bavuga ngo yarigurishije 120 ngo kuro uvuge ngo yarigurishije 100, ibiciro babizwe. Umugabo mukorera neza, wenda se ukwanga amafaranga ye narariye. Noneho proje isa n'ihomba, wanza atari yize ku mushinga neza, isa n'ihomba. Tumaje gukora amezi 2, ukwa 3 arambwira ati noneho wowe urabona bino ntago urimo bigenda neza, icyo wakora ni iki, komeza udufasha akazi ko mu rugo, ufasha umudamu wanjye ujye ujya gutashya inkwi, urumva nimba ari utwenda tumese. Ati none ugiye nzakomeza nguhembe. Uba winjiye mu kazi ko mu rugo sasa. Jesus. Ndagakoze. Urumva ariko akenshi umudamu yaratekaga, noneho ngiye nkajya njya gusenya. Asenya ubwo no gutora inkwi. Gutora inkwi, gutashya. Noneho ndibuka twari dutuye ku kigo cy'abapadiri, abantu barirukara barabyumva. Ikigo cy'abapadiri kiba i Karubamba. Noneho hari harimo ibiti bya sipuri. Noneho tukajya tujyamo gutashyamo, tukurira tukabyurira, ukagenda ukuramo ishami ryumye. Yego. Ukarite mu karitasi, umubo wagwira kwikorera. Noneho kwa kuko wakuriye ibiti bya sipuri, ubona ukuntu biba bifite
babita amabago, amashami kwa kundi igiti kiba kimeze gutya, hari ibintu biba biriho byo batemye se. hari ukuntu igiti kimeze cya gishishwa cyacyo, yego. noneho hari ukuntu ibiti bya sipure biba bimeze nk'amadodani ukuntu y'ibihanga, noneho kwa kucyurira ukajya ugenda giharura hano mu gatuza. noneho hano mu gatuza nari narazanye tatuwaje zo mu gatuza, noneho najya mu rugo nkayibatekereza, mu rugo hari hafi, nakuramo gushata akavuga ati umwana wanjye, noneho umukecuru ukuntu yankundaga none aracyankunda bikamubabaza. So noneho rimwe agiye guca inshuro guhinga, hari ukuntu mu rugo bakuze bahingira abantu, abitekerereza umubyeyi w'umumama, nyine ababwira ukuntu afite umwana atagiye mu ishuri, ukuntu yirirwa akora akazi byanze, donc ibyo bisebe nari mfite nibyo byamuteye emosiyo, kwa kundi waganiriza umuntu w'umubyeyi. noneho umubyeyi yanitabye Imana impundu bikora idashira, aravuga ati nibyo se koko, atarangana ate, amubwira imyaka, atuzamuzane turore. nagiye kubona mbona banguyeho, arandeba, biteye mwana byiza ko utiga, ndamutekerereza. ari nyogokuru wabigiyemo, ari we wabigiyemo nyine, kagenda k'umubyeyi. arambwira ati ikintu tugiye kugukorera nonaha, ugomba guhita usubira mu ishuri. hari abahungu babiri bari bakirangiza kwiga, kwa kundi abantu barangizaga kwiga bahita babona akazi ko kwigisha pirimeri. papa umwe nshimira cyane yitwa Undoneza Jean Pierre cyangwa Peter, yabanaga n'undi yitwa Alphonse, babana mu nzu b'abasore, bari bakiri batoya, bari mu myaka nka 20-23. muri icyo cya 2002 mu kwezi kwa kabiri, kwa mbere nyine iminsi mikuru ivuyemo, igihembwe gitangiye kuba ari bizi ibyumweru 2. amfata ukuboko arambwira ati ngwino nkujyaneyo. amuzana abo basore, arabwira ati uyu mwana mumufate abe murumuna wanyu, yaranabategekaga umwigishe, numara kumwigisha ibindi muzayibona, ingorane muzayibona nyuma. ako kanya nta nubwo handi nasubiyeyo, nahise mpanga nabo gahunda. ndabwira nise ko abantu nabaga, arambwira ati ntacyo uze kugenda ufata imyenda yawe ubibabwire kugiye gusubira mu ishuri. Urumva barigishaga ku kigo, babisa nk'ababijyamo, ariko nanone amahirwe uwo mumama akaba avukana n'umudirekiteri w'icyo kigo cya pirimeri twizo cya Muzizi. ariko none kandi se bishyuraga ngahe? 400. bishyuraga 300 ahubwo. oya 400. twishyuraga 400, kuko icyo gihe ndabyuka bishyuraga n'umusoro wa 400 nanone, umuntu akishyura umusoro wa 400 n'umunyeshuri akishyura 400. nuko rero mbasubiye, baramfashe nsura mu ishuri gutya, ariko nyine njya gufata imyenda yanjye ndayibatekerereza. noneho ko kubibwira baba bosi banjye nakoraga ntibabyakira neza. ubwo nyine biba ngombwa ko batari bunyishyure, nabona aho kugira ngo mpombe ishuri, ningize amahirwe nsubiye mu ishuri, reka ngire gute, reka ndeka akazi, nimushaka ntimuzampembe. umugabo anyambuye gutyo, kandi tumaze gukorana amezi 3 niyampemba, ariko Imana izamuhe imbabazi naramuhariye. aracyariho? ntabwo mbizi neza, aho hantu twaje no kuhimuka, mu rugo baje kuhimuka batura umutara, ariko mfiteho famiye, wenda nzabaza numve, ariko ashobora kuba akiriho. ashobora kuba akiriho, wenda nawe yakubiswe. tubifate mu buryo nk'ubwo. nuko masubiye mu ishuri, urumva mpita ntangira mu wa 2, naretse niga mu wa 3, ntangira mu wa 2 nabwo mu gihembwe cya 2. igihembwe cya mbere nahise mba uwa mbere, kuko abo basore uwo musore yaranyigishaga, yamara no kunyigisha mu ishuri, niwe wahise unyigisha mu ishuri, akanyigisha na coaching. igihembwe cya mbere mpita mba uwa mbere, icya 2 mba uwa mbere, icya 3 mba uwa mbere. urumva igihembwe nari nizemo nicyo cya 2, mpita nimuka, ubwo bararondeshe, mpita nimuka njya mu wa 3. mu wa 3 ngezeho murana n'umwana uzi ubwenge cyane bitaga Kagame, akajya aba mbere nka wa 2. yego abagutwaye umwanya wanjye. Kagame nibona iki kiganiro rwose ndamushoje. akaba wa mbere nka wa 2, akaba mbere. ubu wageze he Kagame? ntabwo nukuri, ntabwo nzi amakuru ye. yego
akashobora kuba ari umuntu ukomeye se ari umudogiteri Yego. se ari umudogiteri ku bitaro by'i Gahini cyangwa byakunda nawe ashobora kuba yize neza ntabwo ari nkatwe twize bigoye yego Yeah. so nsubira mu ishuri gutyo ubuzima burakomeza mbana n'abo basore banyishyurira uri umwana ndi umwana mbana nabo bafite umukozi njyewe ndi umwana mu rugo so umwe aza kwimuka Alphonse urumva bari babiri Alphonse aza kwimuka ajya gukorera ikibungo agiye gukorera ikibungo noneho uwo wundi witwa Peter ariwe wari ufite nk'inshingano zikomeye cyane ahita abana n'uwundi noneho wigishaga ku kigo cya segonderi cyegeranye n'iryo shuri baba barabanye noneho niga pirimeri tubana mu nzu bafite n'umukozi yego nkajya nkora imirimo y'umwana nyine ndi umwana mu rugo meze neza ni n'aka kabiri niho nagakuye ntukatangire kuza wumva nakuze neza nijya neza nambara neza bitandukanye no mu kazi ko mu icyo rugo gihe baba intellectuel ukuntu bambaraga bambara udupantaro kavuga uti kabisa noneho nanjye nkura muri ubwo buzima sasa abantu bazi ngo n'ubu ngo hari abantu babizi bazi ko ari bakuru banjye mbana nabo mbana ubuzima bw'abasore nkurira muri ghetto yabo pirimeri ndayiga ngera mu wa gatandatu ndakora naje kujya amahirwe sinatsinda bahita banshyira mu kigo cya pirive baranyigisha waje kugira ibyago ahubwo naje kugira ibyago pirimeri sinayitsinda urumva nuko ntangiye kwiga ikigo cya pirive sasa njya muri segonderi nabwo banyishyurira segonderi ndayirangiza ubuzima burakomeza ubu ngubu ni ngiye Scott ubu ni we Scott ubu ni ngiye Scott mbese ko umuntu yumva story yawe niba ari no kukureba umenya atahita abihuza how jespa simbizi nyine ukuntu kuvuga ngo naragiye ihene nagize gute hari umuntu rero ukabona ntiyakubiswe pe sinzi impamvu abantu batabyemera sinzi impamvu batabyemera ariko pe ibyo ni ukuri ibyo ni ukuri niko bimeze iyo ni inkuru yanjye nibyo kuba iyo niyo yahindukiye mu buzima bwawe guca muri ibyo byose ikintu cyampinduyeho ni ukwicisha bugufi no kugira urukundo buriya nanga umuntu ubabaza undi nanone ikindi kintu cyampinduyeho mu buzima bwanjye ni ukutega amatwi umuntu tubwo wenda ngiye nimba ngushakaho serivisi ndabanza nkakumva utarinze kujaginga kumva cyane umuntu ubabaye ku buryo Imana ninamfasha pe ninamfasha ibaze ko n'abo bantu ntarabagororera abo basore kuko urumva twajyanye amasezerano barambwira ati tugiye kukwishyura segonderi urabona natwe turi abasore harya nibo bakwishyuye segonderi yego urayisoza yego na visite bazaga kunsura bakansigira amafaranga nta n'icyo mupfana gito habe nakora amakosa bakampana nk'umwana ubafata gute mu buzima bwawe ntacyo mupfana ariko bihaye sharije yo kurira yo kugira umuhungu wabo ndabakunda wenda nyuma yaho ndabakunda cyane ukuntu mbafata nk'abantu bashyize itafari ku buzima bwanjye ku buryo Imana nimfasha ntabwo ari ukubivuga mu magambo gusa nkagira uko mbona ubuzima bwanjye bwahindutse ubu ngubu numva ndacyashaka ubuzima nta kintu ndageraho cyari umujeni ndacyashaka ubuzima ariko nta kintu ndabona vuge ngo wenda ngiye kubagororera gusa agiye ikintu wumva ntacyo nabona nabahereza usibye kwicara nkajya mu rugo nkabagororera nkabashimira nkagira gute Imana nimfasha gusa nicyo kintu wumva nifuza kuzakora uzabagabire just no kuza mu kiganiro ukabivuga ngo Peter ni Peter na Jean Paul na Alphonse yego Jean Paul Jean Pierre cyangwa Jean Paul Jean Pierre na Alphonse baragufashije nacyo ni ikintu gikomeye cyane ubundi muntu numva wakoze ibintu bikomeye ni umumama uwo mubyeyi witabye Imana ariko afite abana n'umuhungu yaje kuba animateri wanjye ku ishuri abana be bashobora kuba batabizi ubitari Yandre Karemera mama wabo niwe watumye donc ni Imana yatumye gukorera muri abo bantu kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke nabo bari mu bantu nzagororera niwe mama wawe niwe wabwiye abo basore ati uyu mwana ndamubashinze ingororano muzayibona mbere ikintu kimbabaza yitabye Imana ndi Nairobi numva hari ukuntu nyine umuntu agenda yishakisha nari nagiye gushaka ubuzima Nairobi naho mfiteho story ndende
yitaba Imana nta sinabona kuza kumuherekeza ariko Imana donc umuhigo mfite Imana nimfasha abo bantu batatu n'umuryango w'uwo mubyeyi nzabakorera ikintu kizabasha niyo kitagaragara ariko niyo nagera nkicara nkabashimira n'abandi ndabashimira ku ruhare mwagize yego fete just kuvuga ngo warakoze naryo ni ijambo rikomeye cyane ari ubwo wari wicaye se ngo wabwiye uti ukirangiza secondaire ubonye diplome yawe wigize wicara ngo bashimire wabwiye uti mwarakoze mwambereye bakuru banjye mwambereye ababyeyi ntago twigeze duhura gutya live mbe nicara mbashimire urumva narangije secondaire ko bari barambwiye ngo nurangiza secondaire nawe uziyeranja we urebe nimba wakishyura kaminuza kuko nabo barangije secondaire barakora bishyura za kaminuza bariga so nabo barambwiye ati nitukwishyura secondaire uzahita nawe ushaka kuntu wishyura kaminuza noneho nkirangiza kwiga rero mpita ntangira gushaka ubuzima tibuka akazi ka mbere nakoze na by the way n'ikindi cyo ntakubwiye uranda umwogoshi mwiza cyane yes muri salon de coiffure Jyewe natangiye kogosha 2006 kubera ko gushaka ubuzima mva kwa babahungu ntangira nyine kujya nimenyereza kuvuga ati okay hari ibyo bankorera ariko nanjye ngomba kuzajya nigurira umwenda ntangira kwiga nigiye ku mukozi bakoreshaga witwa Gasudi ntangira kumwogosha afite imashini noneho najya no muri salon nkabona ukuntu wogosha gutya nkabireba ntangira kwiga kogosha uranogosha gutyo hajya muri vacancy hagenda nkogosha nkabona pocket money secondaire niga nogosha naza muri vacancy nkogosha naza muri vacancy nkogosha so urumva nyirangije kwiga secondaire nahise ntangira ubuzima gushaka akazi urumva ubuzima bwo guhansora ingura bwumva yego bigira naho ntangira kwiga kaminuza na kaminuza waje kwigira hano rwose hano Sonatube kaminuza hano Sonatube yego ndayiga kubw'amahirwe makeya bitewe n'indi story iri behind nigamo igihembwe kimwe n'icya kabiri na suspense ngeze muri examen nazikoze ibice kubera ubuzima nyine bwari bugoye numva n'ubundi njye wishyuriraga nyine mbona ntibikunda mbifashijwemo n'umuhanti wanjye mbona ubuzima ntibukunda mpitamo nyine kuba na suspenda ubwo amashuri yanjye yarangiriye Scott kugeza aho ugeze ahangaha wabayeho ufashwa n'abantu ufata gute umuntu hari benshi baza batubwira story z'abantu batababereye beza ariko wowe tubwiye abantu nibyo hari abatarakubereye beza ariko story yarimo abantu bagiye bakubera umugisha ufata gute umuntu jewe umuntu mufata mu byiciro bibiri icya mbere umuntu ni mugari umuntu ni mubi kandi umuntu ni mwiza sinzi nimba ubyumva umuntu ni mubi kandi umuntu ni mwiza kubera ko burya Gerard usibye no kuvuga ngo umuntu wo ku ruhande n'umuvandimwe wawe ashobora kukubera mubi mukaba wanakupa n'ibintu byose bibahuza bitewe n'iki bitewe n'iyo character afite abantu turi beza twa n'abantu babi byo byurabizi amahano yabaye mu gihugu cyacu urayazi so rero ngewe mfata umuntu ashobora kukubera mwiza cyangwa akakubera mubi biterwa n'amahirwe yawe kuko hari abantu bamfashije ariko hari n'abandi bampemukiye nanjye hari uwo nshobora gufasha hari n'abandi ushobora kuvuga uti barambona hano vuga ati uriya hasi arimo aravuga ibi n'ibi njyewe ntitwakoze ibi n'ibi ntiyampemukiye ugasanga nyine gutyo donc umuntu ngiye mufata nk'umuntu ashobora kuba mwiza cyangwa akaba mubi dutangiye ikiganiro twibwira ariko twibwe mu buryo bwa kinyarwanda yumvikana ko ari mu buryo bwo kwivuga iyo twivuga twebwe twivuga n'abasokuru bacu ubwo urumva ni twebwe na ba data n'ababyaraso sokuru gutyo kuba papa wawe yagiye cyangwa yaritabye Imana hakiri kare ibyo byose niwe wari inkingi ya mwamba muri famiye ni kimwe mu bintu byatumye ubuzima bwawe bujya hasi gutyo 99% kubera ko papa wanjye yinjiye mu nkotanyi nkiri umwana adusiga mu rugo ajyana na onkire wanjye wavukanaga na mama bose baguye hamwe
marume yego bose baguye ku rugamba. So none urumva twebwe twaje nta makuru tumufite, tutashye iwacu mu gihugu utazi ko yapfuye. Yego. tutazi ko yitabye Imana. So amakuru yaje twaje kumenya ko yitabye Imana. Yego. So rero icyo gihe urumva of course umubyeyi w'umupapa urumva nawe kujyayo yagiyeyo mu buryo bwo gukunda igihugu, ariko avuga ati icyo mparanira nikiba cyiza n'umuryango wanjye uzamwiza. Yego. Kuko urugero nk'abantu ubu ngubu babohoye igihugu bakaba baragize amahirwe yo kuba bariho, imiryango yabo ibayeho neza, abana bo babayeho neza, nta kibazo bafite. Wenda nubwo umwana agera agakura akaba yakwishakishiriza ubuzima, ariko ngewe kuba narabuze umubyeyi nkiri muri ya myaka mitoya nibyo byahungabanyije ubuzima bwanjye kugera kuri urwo rwego. icyo ushaka kumenya, iyo watekerezaga ko papa wawe atariho, iyo watekerezaga ko abandi bana bafite papa wowe ukabona muri haso, byakuryaga gute cyangwa wenda byakuhaga motivation ingana gute? Ngewe motivasiyo ya mbere nagira byampaga cyane ko wenda hari iyindi miryango nari mfite, kuko hari abo nabonaga bavuga ati ngewe nta papa mfite nta na mama mfite muri kiriya gihe. Ariko ngewe nakwibuka ko mfite mama, mfite papa, mfite barumuna wanjye, nkumva ndanga guhita niheba cyane ko hari ikintu ndimo mbura, kuko hari abandi nabonaga. Kuko ngewe nyine mbona sinzi ukuntu ngewe nteye, nshobora kuba ndwaye indwara runaka, nabona n'uwundi muntu urwaye cyane, ngewe nkahita mvuga ngiye kuki narwaye nk'uriya se. Mvuga ni impamvu narwaye nk'uriya nuko hari Imana yashatse kuri ngewe. So ntago nishyiraga muri kote negative cyane, kuko hari ibyo hari abo nabonaga baba bayikundusha. Ahubwo ngewe navuga ahubwo ngewe nta n'ikibazo mfite, pari raporo y'abandi. Uyu munsi navuga ngo Scott, ukwinjira muri filime birumvikana waraciye muri ubwo buzima bwawe bwose, ukabona none ugeze muri filime. Waragiye ihene, uragira inka, uhembwa 1,000, ahandi 2, ujya mu kazi ko mu rugo uhembwa 3. Uyu munsi noneho uri kwibona kuri ahantu bakubona mu mafilime azwi, akundwa n'abantu benshi cyane. Icyo kintu kivuze ikibona waraciye muri ubwo buzima uyu munsi, ariko ukaba uri mu buzima burabagirana. Icyo kivuze ku buzima bwanjye of course nuko byanga byakunda uvuga ngo birimo birampa platform, ndabona aho mvugira. Buriya kujya kuri kamera ubona aho uvugira ibintu byawe n'umuntu ukaba yabibona akavuga ati okay nanjye nabaye muri ibi bintu, reka nyere gucika intege use ko yabibayemo bene nawe azabigeraho. So ikintu cya mbere bimpa ni motivasiyo yo gukomeza kwigira icyizere cyo kubaho no gukora cyane, no gukora ibyo nkuze kugira ngo bizangira akamaro mu gihe kizaza. Kubera ko gukina filime, gukina ibintu byose donc bigushyira kuri social media cyangwa se abantu bakakumenya, nawe urabizi ibyo waciyemo ubuzima bwawe nawe mbuziho gakeya. hari icyo bikongerera, bituma udaheranwa n'agahinda. Noneho n'abandi bantu bakubona bakaba banaguha na support. Nk'ubu nshobora kuba ndahangaha gusanga ngize n'amahirwe, umuntu arambonye avuga ati ko uriya mwana ko yahasanize gutya na gutya, ngwino ngo akazi. Gusanga nsubiye no mu ishuri ndize. Njye mbifata nk'ibintu by'agaciro ko nyine uri ku karubanda, hari aho uvugira ibyawe n'ibyo ukora bakabibona. Donc ni mu kibuga cyiza. Ikibazo cyanjye rero kiragira giti, urabona uvuye mu buzima bwo hasi cyane, none wisanze urimo uri hahandi ubera urugero abandi. Uri gukina filime, Scott muri filime iyi, Scott muri filime iyi, Scott, urumva uvuye mu buzima bwo hasi ugenda no mu buzima twakwita ko ari ubwo hejuru. Burya nubwo waba uri umusitari ufite amafaranga cyangwa utayafite, uba uri umusitari. Yego. Abantu nyine baba bakuzi kandi uri urugero kuri benshi cyane, sibyo? Baba abana mu bakire, baba bo mu bakene, kenshi ubabera urugero bite nuko ugaragara uri kuri spotlight. Bivuze iki iyo ukompaye ubwo buzima bubiri butandukanye waciyemo, bumwe uri kubucamo ubundi n'ubwo waciyemo? Bongo nyine ngiye icyo bivuze nuko nageze ku ntego nifuzaga nkiri umwana. Yego.
urumva narakomeje ndarwana kuko urumva nkigana segonderi nakundaga ibintu by'itangazamakuru no gukina filime nize n'ubuvanganzo bw'izo buvanganzo nize indimi n'ubuvanganzo muri segonderi nkajya mvuga ntoke ngewe nzagera kuri bino bintu ahubwo se wari uzi ko n'impamvu ugiye mubyishimira kuba nyine nabona ngiye nakunze numva nzaba icyamamare uzi ko navugiye bwa mbere kuri radiyo ibihumbi 2010 uvuga iki so radiyo Sango Star bwa mbere nagiye kuri mikoro kubera gukunda baragutumiye hari ibiganiro byajyaga bitaga special vacances byakorwaga na Risudi n'abantu ba Beretara tugera radiyo Sango Star yakoraga mu mujyi ndahabona urabona ahantu yakoreraga mu gikari hari ahantu habaga banki bita Urwego Saint Paul yagiye nyuma bwa mbere yakoraga hano urabona hahoze radiyo aho yaje gushya ubundi ikajya Saint Paul niho hahiye ariko icyo ngiye kukubwira icyo bivuze nyine icyo gihe nariyandikishije nza kuri radiyo muri special vacances icyo naharaniraga nakigezeho nyine ngewe mbona nkina nkabikompara naho narindi nyine mbona ndi mu mwanya mwiza wo kuba nakora ibyo nkora kuko mbikunze bikanandohora nyine arimo nkubwira ni impamvu numva mbyishimiye kuko nabigezeho kuko narabihataniye mpaka mbigezeho kubera ko itangazamakuru naratigise mvugira kuri radiyo bwa mbere ku Isango Star gikorera mu mujyi ngiye mu marushanwa Isango special vacances mvugiraho bwa mbere uvugiraho ntangiye kwiga segonderi mu wa 4 wana ndahatwika wa mwana Emile wajya gutubwira amakuru uzi ko najyaga mbakurikirana 2009 wari waratangiye gukora kuri ntuza kuri radio Salus ari amakuru avugaga kuri Salus urabyumva njye nafite akaradiyo mu ishuri akaradiyo ku musego ku musego hashyiramo manzi kunashwanye na animateri genda animateri noneho ngera ni ukuri ko Imana arabumvaga noneho nkumva amakuru muvuga y'ibyamamare abantu baje muri kaminuza gukoramo ibitaramo icyo gihe ba Platini bari bagezweho ba Debeni bande twakoranaga amakuru nkarepeta mu mutwe nkayafata mu gitondo kuwa gatandatu nkabyuka ku cyumweru niko twakoraga etide nta mwarimu uri buzemo nkabyuka nkandika ku kibaho Platini na Dream Boys bakoze itsinda basohoye indirimbo n'ibi Urban Boys Butera na Knowless Meddy nkandika Tom Close nkandika ku kibaho baza muri etide bakicara bagasoma abanyeshuri bagasoma gutya bagasoma nabyanditse ukoze akanyamakuru abantu babyibuka twiganye icyo gihe bazabivuga muri comment bakabisoma tukajya mu misa ubwo bikaba birarangiye noneho mbona ibyo ntibihagije hari umukobwa twakorana witwaga Angelique Mukamisha noneho ubwo twagendaga dutera imbere noneho nabona ibyo bidahagije tugatera pipitire imbere ku kibaho tukababwira amakuru tukabasomera amakuru natwe ikinyamakuru bita TV7 tukababwira amakuru noneho nkunda ibintu by'itangazamakuru cyane nubwo naje gutigita nyine njya kuri radiyo bwa mbere 2009 2010 2011 Stine nsubirayo noneho icyo gihe yaravuye mu mujyi hariya mu yahoze radiyo Rwanda kuri Ecole Belge noneho ikorera muri Saint Paul naho nsubirayo noneho ndaperforminga urumva nza no nageze na kuri icyo gihe nabaga kuri radiyo nkagenda nahatwitse buriya nigize gushaka nimero za Risudi narazishatse kuko niwe wari uhedinze icyo kiganiro none urumva iyo nshuro ya kabiri 2011 none nimero nayo narayibuze nayo nanditse ku gapapuro telefone nanjye ku ishuri bari barayifashe none nimero yaduhamagaje ubanza itariye yari yakazugo birumvikana yahamagaye itabwa n'umukobwa shoko yari n'umuntu ukomeye ahari cyangwa wenda maybe no mudamu we babana ndamuhamagara se wamaye nimero za Risudi nkajya nigwa muhamagara urumva nayo naravuyeyo 2011 nayo urumva nayo navuye none nshaka kuba nakomezanya ubucuti bwanjye nawe Risudi nareba icyo kiganiro buriya ntajya bireba arabireba Risudi uzare kino kiganiro wibuke nize kumuhamagara mu gishima Risudi bite ni byiza nawe ukunda nitwa Emile ni ngewe wari umaze iminsi nza muri ayo marushanwa namugana se ko nkunda itangazamakuru wazamfasha gute kugira ngo nanjye nzagere ku nzozi zanjye yangira inama arambwira ati rero
Emile ntago wowe waba njyewe ahubwo kora cyane kugira ngo uzabe wowe icyo wifuza uzakigeraho ariko kora cyane kugira ngo uwe uzabe wowe ubu none ntabwo waba Sudi ntabwo waba Gerard ntabwo waba ndi ahubwo wowe kora cyane ibyo wifuza uzabigeraho avuga ni sawa nibwo yaje igihe nyine aza kugenda hanze bisa n'ibirangira so rero urumva ibyo nifuje giye mu bwana bwanjye hafi ya byose wabigezeho kuko no kuri radio nakoze kuri Radio Flash ishami rya Nyagatare ariko ndi umuvolontaire yego ariko najyaga rwose nka performinga rwose wumvaga migrate nubwo akemura ubuzima bwose wumva ugomba kuza umusitari cyane ubu nibwo bitangiye rero noneho giye ikintu kinanshimisha kurushaho ngira ngo tuvugana kubwi ko ngukunda none ibaze igiye kuba narakumvaga inkuru wavuze ngiye nkaba ambasaderi nkayandika nkongera nkayisubiramo abandi bantu bakayibona kandi aturwa ngo ni inkuru y'ibihimbano none ubu ngubu nkaba turi kumwe turimo tuganira so numva atari ibintu byiza kora ahangaha n'icyamamare icyamamare cyo muri filime ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza cyane ni ukuri pe uyu munsi bivuze ngo nubwo utaragera kuri bya bindi byose wifuza wumva unyuzwe mani ndanyuzwe ko noneho kaze nkwereke kugira ngo wumve ukuntu unyuzwe buriya Gerard ugiye kutwereka ikibazo wowe ngiye kukwereka urebe ngiye kukwereka urebe wowe urabureba aho gatoya nuko iyo nkina filime ni ahantu ntanga emosiyo zanjye iyo nkina uyu mama harya yitwa Mamazuru iyo nkina twarahuye mu birori byo kwa Bahavu uwo dukinana ni mama wanjye ariko jyewe ndi umwana data yabyaye hanze hano ko bari bakugize inzobe cyane nako wenda agapira nari nambaye hari unarira byahatari aha nibyo nari ngiye kukubwira ariko ukuntu nariraga ayo marira ntugire ngo nayandi ava hehe hari igihe aho nakinaga sene y'akababaro mpita nibuka ibintu bisharire nkavuga ngo wawe ni njyewe urimo gukora bino bintu direct amarira ahitaza urumva iyo ndize gutyo gihe mpita numva nduhutse imagine ko umuntu w'umugabo wakwicara akarira amarira nk'ayo ngayo ni amarira yizana ntabwo ari ibitunguru mwashyizemo biri siriyasi n'ubu ngubu none aha ngaha ujyanye muri mudu nayarira so rero njyewe numva bimpaye amahoro pe nubwo nta kintu nabonamo gifatika urumva ariko mba numva nduhutse nkora ibyo nkunze nkumva ndisanzuye nkavuga ni wawe iyi filime yitwa My Heart ni muri My Heart aho ni muri My Heart yego okay aho ni muri My Heart iyo utambuka ukabona abantu bakubwira bati Scott turakuzi turagukunda wumva bimeze bite mba numva nishimye rwose umuntu arambwira ati Scott bite kandi savabye turagukunda nanjye ndabakunda cyane mba numva nyine nyuzwe wigira gutekereza ko ibyo bintu bizakubaho narabitekereje wamyifitiye confidence njyewe koze bitewe n'ibyo Imana yagiye inkorera n'icyo naharaniye nkagenda nkibona nubwo wenda bitagiye biba successful ariko numvaga byanga byakunda yewe usibye n'ibi n'ibindi hari ibyo nifuza kuzageraho uyu munsi se wumva wifuza kugera he wumva wageze muri filime n'intego zawe wumva ugomba kuba umusitari byanze bikunze ikintu nifuza wumva noneho ari iyihe vision yindi ufite vision ya mbere mfite ni uko nasaba imana nta gihe kinini ndabimaramo cyane wumva kubera guhansuringa guca muri ubuzima nasaba imana byibuze ikamfasha nkakura mama mu bukode nkabona amafaranga nkabanza nkakura mama mu bukode urumva uracyakodesha guhera icyo gihe cyose nkavuga ni meri wanjye bandeze hari ngiye kumukuramo ubu hari igihe amamagara nta kintu mfite ugasanga biragoranye ariko ikintu cya mbere nsaba imana ni uko byibuze ibintu bizantunga byamara kuntunga mama wanjye nkaba nageraho umukura nanjye nkicara nkagira umuryango bigomba kubutunga byanze bikunze imana izabikora byanze bikunze reka tunagare ku musozo w'ikiganiro cyacu twishimiye kuganira nawe by'umwihariko kumva urugendo rwo kuva kuri 0 kugeza
aho ugeze uyu munsi uri mu mafilime atandukanye. Hari benshi cyane navuga ngo bifuza kujya muri sinema bakabura aho baca, ariko wowe wabonye ayo mahirwe. Ariko harimo no kurwana, ubu ukuntu arwaye kujya ku Isango, urwana kujya muri filime, urwana kujya no mu leta, even no kuva ukiri umwana muto wabaye mukotanyi nka papa wawe. By the way, ngarutse kuri papa wawe, wumva wahesha ishema gute umubyeyi wawe? Hari igihe wenda tuba twumva ababyeyi bacu, bapapa bacu, hakuntu wifuzaga ko tumera iki, wumva nka papa wawe aka kanya wamuhesha ishema gute? Ni ukumubera ambasaderi mwiza, kuko yakundaga abantu, agakunda gufasha, ariko byatanze umusaruro, umwana we baramufashije. So rero ikintu n'igihugu yarwaniriye kirahari cyiza kandi ntacyo twakiburanye. So njye nifuza kumubera ambasaderi mwiza, kuko uko ndeba gutya ni copy paste, murasa copy paste. N'umuntu mbonye umuzi aravuga ati ni mwene Rutagengwa, ni umuhungu wa Zefirine Rutagengwa. So rero nifuza kumubera ambasaderi mwiza, ni ukuvuga ngo icyo ari gukorera mama wanjye njyewe nzakimukorera, icyo ari gukora mama wanjye ariko ntibikunde bitewe n'uko adahari, njyewe nzakimukorera. Icyo gukora murumuna wanjye, mushiki wanjye, njyewe nzakimukorera. Nicyo nifuza, ariko sinzi nimba hari icyo bitwaye. Abantu banamfasha, abantu bawe bakansapotinga, why not? Icyo kintu ahubwo icyo kintu rwose kugira urumva kubera gukunda urutora inzozi zawe. Numva kubera gukunda media cyane, itangazamakuru, naje kujya muri bya filime, ndavuga ntereka nanjye nshinga agacano, mfite agacano bita 5 Star TV Show. 5 Star TV Show. Njye nashyiraho utuganiro tugiye dutandukanye, kubera iki hano ntakora abantu 100, abantu 200, 300 se bakaba supporting. Twatanga nimero ya telefone zawe. It's okay, we never know. Nani ku kiganiro uzishyiraho. Reka tumusapotinge uyu Scott mu buryo bwose bushoboka. Wajya gukora subscription kuri channel ye, 5 Star TV Show. Ndaza kuyipininga hasi kugira ngo umuntu yifuza aze kuyibona. Ikindi any support wa muha kugira ngo arutura inzozi ze, ari zo muri filime, ashobora kuba yakora filime ye, ashobora kuba yakora ibiganiro bye neza, ashobora kuba yatera imbere mu buryo navuga ngo burenze kubwo afite by'umweko. Urumva ko afite n'inzozi zo kugira ngo afashe umubyeyi we, cyaba ari ikintu cyiza cyane. Nyogokuru rye se byaturutseho kugira ngo ujye kwiga, kandi aracyariho, arahari, uzamushajishe neza, izo nzozi nazo zibimamo. Vuga nimero telefone yawe. Ni 0788 28 30 93. Yego, urumva Scott avuye hariya hasi akora kariya kazi mwumvise kose uko kameze kose, akaba yicaye ahangaha. Reka tumubere umugisha, sibyo? Ni ku nkuru yanjye. Ababikora rero ni mwebwe, nta bandi. Mureke tubikore kandi tubikore tubikunze. Man, niba nta yindi support unafite yindi, jya kuri 5 Star TV Show ubundi ukore subscription. Ebana tugiye tumuzamure bu nize ko nawe uzaduhari ku bintu byiza. Nungu biriho byiza, tuba twiza nawe. Reka nkubwire cyera, uziko kubera kugukunda, uziko kubera kugukunda ntukuri giye nakushize nabyo wambwiye, nawe kubwiye. Reka nkubwire impamvu ngukunda Jera. Ntacyo nayo ngo amazi. Uzi impamvu ngukunda Jera? Uri imfura. Urakoze. Impamvu uvuga ngo uri imfura, ntabwo ugira amatiko. Impamvu uvuga ko utagira amatiko, njye ntabwo ndakumva mu bintu bibi. Oya, nta mpamvu, ntabwo nshobora. Man, urafasha none man, uri wa muntu se nakubwira gute. Ntabwo nyine wowe ntabwo wifata nk'umusitari. Njye mu muntu utari umusitari. Oya, nabirenze. Ariko nyine kwa kumva umuntu hari ukuntu wataratinga umuntu nyine mukaganira, ukumva biragenda neza, utashaka kumugusha umutego mubi, ntabwo ukora bya biganiro. Navuga ko donc nabi mujyo nagiyemo naragushishwe kubera kugukunda cyane, nafashe umurongo nk'uwawe. Niba waraye kuri channel wayibona, kuko hari n'ikiganiro cyane nakoze mvuga ubuhamya, ngiye nanditseho, urabona wowe ukora inkuru yanjye. Si inkuru yanjye? Yego, ni inkuru yanjye. Mvuga noneho ukuri kwanjye. Ukuri kwanjye. Naragushishwe ariko byangamiye. Man, ni sawa cyane. Mba numva ari ukuri kwanjye, numva kubera nyine byatse kugukunda. Wowe uri mu bantu muri iki gihugu. Man,
kwivuga byarangira gusa niba nabikunda tuzagaruka mu kindi kiganiro mbaye na love story cyane gutarama ubundi izo nizo dukunda cyane zose turazikunda mbaye na love story none mbabwira ukuntu navuye hano mu Rwanda muze depression urumva oya kambatera amatsiko muze depression nkajya Nairobi noneho nkasangaho depression yambaye ubusa nkahita ngaruka sasa yambaye ubusa n'urukoti mpuye tuva gusenya ya nguko ni Emile Scott twagane kandi thank you so much iyo mutubwiye natwe ibyo ngibyo tuba twiyongereho biro byinshi turabigabanya ko turi gushaka kubigabanya yego bakoze cyane kubana natwe mu nkuru yanjye Imana iguhe umugisha kandi kuri 5 Star TV show mukomeze mutere imbere why not kuki utahita ukuri kwanjye ariko nabyo we never know. Okay, thank you so much Emile Scott. Mwakoze cyane.